Yesu ashimwe bene data, dushimye Imana kuri uyu munsi iduhaye amahirwe yo kuza imbere yayo kugira ngo twige ijambo ry'Imana, turebe kuri iyi ngingo itangaje. Uyu munsi tugiye kuganira cyangwa tugiye kurebera hamwe ingingo ivuga ngo filime z'ivugabutumwa, uburyo budakwiriye bwo kubwiriza ivugabutumwa. Muri iyi minsi turiho mu gihe cy'iterambere, ubwo abantu benshi batangiye gukoresha uburyo bwinshi gushaka uburyo bamenyekanishamo Bibiliya cyangwa amahame agenga Bibiliya. Usanga harakinywe filime za Adamu na Eva, filime ya Yesu zirazwi nyinshi, filime za ba Mose. Izo ni filime ziriho zigenda zikinwa n'abantu, kandi na n'ubu ziracyakinwa nyinshi, zagiye zinakinwa kugira ngo abantu ngo bagaragaze amahame amwe n'amwe yo muri Bibiliya, cyangwa kugira ngo bazereke abana babo bareke kureba filime z'isi. Ariko igitangaje ni uko ibyo bintu bishobora kuba ari ingaruka ndetse ari ikintu kibi cyane, ndetse hari n'abadakina wenda zo muri ubwo buryo, bagakina wenda izigisha amahame amwe runaka. Ariko dukwiriye kureba icyo ijambo ry'Imana rituburiraho. Ese gukoresha izo filime mu buryo bw'ivugabutumwa byaba byemewe? Ndagira ngo dusome amagambo aboneka mu rwandiko rwa kabiri rwa Petero, igice cya mbere, umurongo wa 20 n'uwa 21. Haranditse ngo: ariko mubanze kumenya yuko ari n'abahanuzi bwo mu byanditswe basha gusobanurwa uko umuntu wese yishakiye, kuko ari nta buhanuzi bwazanywe n'ubushake bw'umuntu, ahubwo abantu b'Imana bavuga ibyavuga ku Mana bashowe n'Umwuka Wera. Ikintu cya mbere ngo tugomba kumenya mbere na mbere, ni abahanuzi bwo mu byanditswe bwera bubasha gusobanura uko umuntu wishakiye. Muri make, niba kwigisha Bibiliya ntabwo bikorwa mu buryo bwose umuntu yishakiye. Tugomba kurebera mu buryo Umwuka Wera yifuza, kuko Umwuka Wera watumye ijambo ry'Imana ryandikwa ni ukuriye kutuyobora kugira ngo tumenye uburyo bwiza bwo kubwirizamo no kumenyesha abandi ijambo ry'Imana. Rero iyo tutagendeye ku ijambo ry'Imana tugashaka kugendera mu buryo twihangiye, biba ari ikibazo. Ubundi filime mu busanzwe, filime tuzi ko ari mbi, nk'abantu b'Abakristo turabisobanukiwe, kubera ko dusobanukiwe ko zigisha amahame mabi, ubusambanyi, ubujura ndetse n'ibindi bigirwa vuga ngo hari filime zigisha. Ariko ko bari inkuru mimbaro, ni ikintu nk'Abakristo dukwiriye guhungira. Mu gitabo cyitwa Ibyaduka byo minsi y'imperuka, ku gihanya cya 192 baranditse ngo: hamwe mu hantu hari ibinezeza biteye akaga cyane, ni mu mazu yerekanirwamo ibirangaza, aho kuba ishuri ryo kujijura no kwigisha ingeso nziza nk'uko bivugwa na benshi, ahubwo niyo nkomoko yo kononekana no gutakaza ikinyabupfura. Muri bya bigo handi bagenda berekana ikinamico, ngaho ngo niho hambera y'ishusho hari isoko yo gutakaza kw'ikinyabupfura. Akamenyero kabi no kureshywa n'icyaha bishimanyirwa kandi bigakomezwa n'iyo myidagaduro. Indirimbo zigayitse, ibikorwa by'urukozasoni bibyutsa iruba, amarenga n'inyifato bicogoza intekerezo kandi bikangiza imbaraga z'ikinyabupfura. Aho hantu mu nzu zerekanirwamo amakinamico hari mu gihe mu kinyejana cya 19, ahatari hakabonetse amateleviziyo. Ariko icyo gihe abantu bakinaga ikinamico bajya imbere bagakina ibintu nyine nk'ibirimo kuba ako kanya. Ariko ubu ngubu ubwo none ko hajemo iterambere, abantu bakina ikinamico none bakazayitangaza nyuma yaragiye ku masede no ku mateleviziyo cyangwa n'andi hose hatandukanye. Rero icyo amafilime yigisha asanzwe y'isi, yigisha imico mibi, yigisha kwiyandarika, akigisha ubusambanyi, akigisha ubujura. Rero ibyo ngibyo ni ibintu Abakristo dukwiriye guhunga, kandi tukabikora dushizeho umutima. Barakomeje bavuga ngo buri musore wese wimenyereza guhora mu myidagaduro nk'iyo azonekara mu ngeso ze. Naburezi ufite imbaraga yo konona ibitekerezo n'ubwenge, ikanatsemba igishyika cy'iby'iyobokamana no gucogoza mu muntu ubushake bwo gukunda ibinezeza bituje na gahunda nziza kandi tuje mu buzima, kuruta imyidagaduro irimo ibirangaza. Gutwarwa no kureba iyo myidagaduro byongera imbaraga yo kwirekurira mu bibi, nk'uko irari ry'ibinyobwa byisindisha ryiyongera hakurikijwe uko umuntu arushaho kubikoresha. Muri make bari kutubwira ko umusore wese cyangwa undi muntu uwo ari we wese wimenyereza kujya mu myidagaduro yo kureba amafilime cyangwa amakinamico cyangwa indirimbo zigayitse, uwo nguwo ibintu byitwa iyobokamana bizamuvamo. Muri make, cya gishyika cy'iyobokamana kwa kunda ahora yumva umutima umushishikariza kumva ashaka kubana n'Imana, bizagera aho bigenda bimuvemo. Nshuti y'Imana, umva aya magambo, ndakora cyane niba ugikunda kureba amafilime cyangwa indirimbo zigayitse ngo bivemo. Gusa rero ikintu gitangaje nuko abashaka kuvuga ko bahagarariye Imana, ayitwa ko ari ubwoko bw'Imana, baragenda bakifata bakareba uburyo bugayitse ijambo ry'Imana ryaciriyeho iteka, bagashaka kubutagatifuza kugira ngo babukoreshe ngo muri gahunda y'ivugabutumwa. Bakavuga bati, niba abisi bakunda filime, turamutse tubwirije filime, turamutse dukinnye filime tubwiriza ijambo ry'Imana, byaba ari byiza, byafasha abisi kubera ko bakunda filime bashishikara kubireba bikabyigisha.
ariko ubwo buryo burapfuye. Nk'uko Kiliziya Gatolika ijya kubaho, abapagani bahindutse baravuze ati reka, cyangwa abakristo bari icyo gihe baravuze ati reka twakire ibigirwamana by'abapagani maze tubyite amazina y'abatagatifu, tubyitirire Imana, inkuru zabyo tuzindiremo inkuru z'Imana, maze bijya bifasha abantu kuzirikana Imana, bifasha abantu gusenga Imana. Ariko ingaruka zavuyemo zari mbi cyane. Gushaka gufata iby'abisi tukabyeza byaba ari ikibazo. Rero uyu munsi tugiye kureba, hari filime iherutse gukinwa yitwa ngo iherutswe gukina n'itsinda rindi ryitwa Imanda y'Imperuka n'ababwiriza, bakinnye filime yitwa ngo umukiranutsi abeshwaho no kwizera yo mu ivugabutumwa. Iyo filime nyine iba yigisha amahame ya Bibiliya, ariko igitangaje nuko ijambo ry'Imana ritemera mbere n'ubwo buryo bwo kubwiriza ubutumwa. Abavandimwe, niba namwe munyumva, ndabagira inama yo kujya mu ijambo ry'Imana ngo abeho tugenzura dushingire kwizera kwacu. Hano muri iki cyigisho turaza kwifashisha igitabo cy'ivugabutumwa. Ni igitabo cyane cyiza ndarikira ababwiriza butumwa kwiga. Ni igitabo gikusanyirijwemo amagambo yagiye avugwa kuri byinshi mu nama z'ivugabutumwa, uburyo ryakwiriye gukorwa, uburyo abantu bakwiriye kubwirizamo bujyanye n'ijambo ry'Imana, uburyo abantu bakwiriye kugeza ubutumwa mu bantu. Muri make yabahereye ku buryo wavuga ubutumwa guhera ku ngingo yasi kugeza ku rwego rwo hejuru. Rero kimwe mu bintu iki gitabo cyanenze ni ikintu cyitwa gukina ikinamico yo kubwiriza ubutumwa mu buryo bw'ikinamico. Muzagisome kuri page yaho mu magambo y'intangiriro, bitewe n'abakusanyije inyandiko baranditse ngo kuri page ya 12 ku kibanza hejuru bavuze yuko iki ari igitabo gikwiriye guhora ku musego wari mubwiriza butumwa, gikwiriye guhora iruhande rwawe uri mubwiriza butumwa wese, kugira ngo tumenye uburyo bwiza dukwiriye kubwirizamo ubutumwa. Muri iki gitabo basobanuye neza yuko gukina filime byakozwe kugira ngo bikiganiro cyo kurwanya ivugabutumwa. Baranditse ngo kuri page ya 85 umurimo wo kuri waratangatanzwe, amafilime cyangwa sinema z'ibinyoma zarakozwe kandi Satani yarabyishimiye. Muri make ni nko kuvuga ngo filime zarakinwe maze abantu bazereka abantu kugira ngo bareke kwita ku ivugabutumwa, kugira ngo zitangatanga ivugabutumwa. Iyi niyo mpamvu filime zakinwe nta yindi. Noneho igitangaje, ikintu kiba kibabaje ni ku bakristo dusobanukiwe neza amateka yo gukina filime, ko byatangiriye mu bapagani b'Abaroma ndetse bikaza gusa nk'ibicogoye, ariko abajesuite, ingabo za papa, akaba arizo zibikuza, akaba bashinga ibigo bikomeye byigishije abantu gukina filime za Hollywood, bagashinga za Nollywood, za Bollywood, zose zigisha gukina filime zigenda zigisha imico mibi. Tukaba dusobanukiwe neza ko abantu twabwirije ibi byabo aribo bazanye icyo kintu. Twarangiza twebwe tukifata tugashaka kugendera mu buryo bwazanywe na Satani bw'ivugabutumwa. Muri make ni nko twashaka gukoresha uburyo Satani yakoresheje kugira ngo acenyeze imyumvire ye mu bantu, ngo tubukoreshe dukoreshereza Imana, kandi Imana yaraduhaye umurongo ukwiriye. Kadusome aya magambo aboneka mu ivugabutumwa page ya 164. Handitse ngo abagabura ntibakwiriye kubwiriza ibitekerezo by'abantu, cyangwa ngo bace imigani mihimbano, cyangwa ngo bigane ikinamico, cyangwa ngo bibonekeze, ahubwo bagomba kubwiriza ijambo ry'Imana nk'abari imbere yayo n'imbere y'Umwami Yesu Kristo. Abagabura ntibagomba kubwiriza ibitekerezo by'abantu. Icyambere, muri filime, ese filime zikinwa inkuru zabayeho gusa? Hari igihe usanga hagiye hagahimbwa filime y'inkuru mimbano, kandi ugasanga niyo abo bantu bashaka gukoresha ijambo ry'Imana bagenda bagakina itariyo. Nk'urugero nka filime za Yesu, harimo ibintu byinshi byagiye byongerwa mu bitari birimo. Nk'urugero ababonye The Passion of Christ, mwabonye nk'uburyo Yesu azuka akojeje isoni, akazuka yambaye ubusa, umwana w'Imana. Noneho rero abavugabutumwa, rero abagabura b'Imana, aba ministers, abantu bagabura ijambo ry'Imana, babwiriza ijambo ry'Imana, ntibagomba gukoresha ubwo buryo bwo gukoresha filime babwiriza ubuvugabutumwa. Ikinamico, nimvuga iki filime n'ikinamico mumve filime, uburyo bwo gupresenta ibintu binyuze mu ikinamico, gusa nkaho nyine mwakinnye ibintu mwagakina ari umugabo undi kandi atari ibyo, uko nako ni ukubeshya. Ijambo ry'Imana ritubuza guhimba ibintu nk'ibyo ngibyo. Page 163. Umurimo ukorwa mu mijyi minini ugomba gukorwa hakurikijwe gahunda Kristo yakoreshaga. Agukoresha uburyo bukoreshwa mu ikinamico, na gukoresha uburyo bw'ikinamico ari byo bihesha Imana icyubahiro. Abo kwigisha ukuri mu mwuka w'ukuri no mwuka w'urukundo rwa Kristo nibyo biyihesha ikuzo. Mbese mwigeze mubonaho Kristo akina ikinamico, Petero agakina ari de bande, ba Yuda bagakina wenda bigiza abakobwa cyangwa wenda bigiza abanyabyaha, wenda ugasanga bari intungane bagakina bigiza abanyabyaha kugira ngo bagaragaze ubutumwa. Ibyo bintu mwigeze mubona aho Yesu abikoresha? Basi se muri Bibiliya mwigeze mubibona cyangwa mwigeze musoma mu mwuka w'ubuhanuzi ko tugomba gukoresha mbene ubwo buryo? Ijambo ry'Imana ritubwira ko tugomba kubyirinda.
tugakoresha uburyo Yesu yakoreshaga. Yesu yasuraga abantu mu rugo akabasanga akabaganiriza, yajyaga mu iteraniro ry'abantu akababwiriza. Yakoreshaga uburyo bwinshi twakoresha mu cyimbo cyo gukoresha uburyo bw'ikinamico. Hano iyo tugeze kuri paji 113 y'iki gitabo cy'ivugabutumwa, haba ibindi bindi bo basobanura neza aya magambo atubuza gukoresha ikinamico mu ivugabutumwa. Baravuze ngo irinde gukoresha uburyo bwose bw'ikinamico, niho mutwe uhari w'ayo magambo. Baravuze ngo mfite ubutumwa bugenewe abakozi bashinzwe umurimo wacu. Ntimugashishikarize abantu bagomba gukora uyu murimo gutekereza ko bagomba kwamamaza ubutumwa bweruye kandi bwera bakoresheje uburyo bw'ikinamico. Abantu bakora uyu murimo ntibagomba gutekereza ko bagomba gukora kubwiriza ubutumwa bakoresheje ikinamico. Hari abantu bahita bavuga ati wenda nubwo bimeze gutyo nyine turagerageza nyine uko abantu bakunda ikinamico twabigerageza tukabikina, ariko hano bahita bavuga ngo na kadomo na kamwe cyangwa akajambo gato na kamwe gafitanye isano n'ibintu by'ikinamico kagomba guhabwa akito umurimo wacu. Muri make ikintu cyose gifitanye isano n'ikinamico ndetse n'akajambo cyangwa kadomo bifitanye isano nikagomba kwinjizwa mu murimo w'ivugabutumwa. Umurimo w'Imana ugomba kugira ishusho yera ndetse mvajuru. Ni mutwe ikintu cyose gifitanye isano n'umurimo wo kwamamaza ubutumwa bugenewe iki gihe kigira ikimenyetso mvajuru. Nimugatuma icyo ari cyo cyose cy'ikinamico kizwa muri uwo murimo, kuko ibyo bishobora kwangiza ukwera kwaho. Hari igihe cyageze ugasanga mu matorero harimo gahunda zo gukina ikinamico, cyane cyane muri jiya, mu bitaramo bya jiya ugasanga harimo gukina amakinamico, ati dukina agasenariyo, ariko ijambo ry'Imana ryavuze ryeruye ko tutagomba kuzagerageza kwigana ubwo buryo bwo kubwiriza ubutumwa. Imana yatanze imiburo ndetse irabibuza cyane. Namenyeshejwe ko tuzahura n'ibintu by'ubwoko bwose kandi ko abantu bazagerageza kuzana ibikorwa by'inzaduka mu murimo w'Imana. Bene ibyo bintu twagiye duhura nabyo ahantu henshi. Muri make tukabona uburyo bwadutse ku isi bukaba ari uburyo tubona ko twabwiriza mu ivugabutumwa, bitandukanye no kubona wenda hasohotse YouTube wenda n'urugero, cyangwa hasohotse Facebook tukaba twayijyaho ngaho kubera ko twabonye ko hahurira abantu benshi tukabwiriza ubutumwa. Ibyo ntacyo bitwaye, kuko muri iki gitabo mu cyigisho cya 7 sinibuka paje neza bavuzemo yuko tugomba kwamaza ubutumwa uburyo bwose bw'ikoranabuhanga buje. Muri make nimbaje uburyo bw'ikoranabuhanga dushobora kugeza abantu ubutumwa tukabageramo, ariko ku byerekeranye n'ikinamico hashyizweho exception, hashyizweho icyo kwitonderwa. Ho nitugomba kubigerageza. Ngo gitangira umurimo hatanzwe ubutumwa buvuga ko ibikorwa byose by'ikinamico bijyana no kubwiriza abantu ukuri kugenewe iki gihe bitagomba gushyigikirwa ndetse ko bibuzanijwe. Ni ikintu kibuzanijwe kandi kigomba gushyigikirwa kubwiriza mu buryo bw'ikinamico. Abantu batekerezaga ko bafite umurimo utangaje bagomba gukora, bashatse gutora imyitwarire idasanzwe kandi bagaragaje inyifato idasanzwe mu buryo bakoreshaga umubiri wabo. Muri make kwa kuri mu kinamico usanga abantu nk'urugero uburyo bitangira ari ibintu byoroshye, ugasanga wenda dutangiye dukina filime, harimo abantu runaka wenda uzakina ari umuwenda batujya gukina filime twenda twerekana uburyo uburaya ari bubi, ugasanga hari umukobwa ukinnye wenda yari umubwirizwa uzi nk'umubwiriza ugatangira akinya ari indaya, ugasanga noneho buriya hari abantu bazi ko bafata filime nk'inkuru nyayo nyine yabaye, burya abantu bose ntabwo bazi ko ari imikino, ugasanga yisitemo ko wa muntu ari umusambanyi, cyangwa ugasanga n'ubundi bitangiye noneho hahandi umuntu yifata gake gake noneho bitewe uko agenda abyimenyerezamo ko ari ibintu bifite imbaraga ihindura imico, ugasanga bihinduye wa muntu. Ni nko gufata uburozi ukabusiga kuri bombo. Nicyo kibi bintu bimeze. Ni nko gufata ubombo ugasigaho uburozi. Dusanga tuzi ko bombo iryoha, niho usigaho uburozi umuntu azaye yari katazi ko iriho uburozi. Ni nako n'ibi ngibi bimeze. Ni ugufata ibintu dusanzwe tuzi ko ari bibi tukabishigiriza yigeza gufata ivugabutumwa tukarenzaho filime kugira ngo rigaragare ko ari ryiza. Rero bene data tugomba kwirinda ibi bintu. Ngo umucyo nahaye werekeye bene iyo myigishirizo uravuga uti ibyo ntuzabyemere. Ibyo bikorwa bisa n'ikinamico n'ibyagombaga guhabwa umwanya mu murimo wo kubwiriza ubutumwa bwera twahawe. Umurimo wo kubwiriza ubutumwa bwera twahawe nta kinamico rigomba guhabwa umwanya ngo rikinwe ngo rikoreshwe muri uyu murimo. Imana irahamagara buri muntu wese kwitanga, irahamagara buri muntu wese gutekereza kabiri. Tujye tubanza turebe ibintu mbese uko dushobora kubona inzitwazo nyinshi zo kudushyigikira gukora ibi bintu bijyanirana no gutakaza umutungo mwinshi n'igihe cyakwaye kigurirwamo ubutumwa abantu benshi mu gihe cyo kwikina. Mbese ibyo bintu inzitwazo zose dukoresha zaba ziva mu ijambo ry'Imana, ziva muri Bibiliya no mu mwuka w'ubuhanuzi, cyangwa nuko tudashaka kwica ibyo twakoze, cyangwa nuko tudashaka muri make gusanga nk'abarwo urogoye ibyo twakoze, cyangwa nuko tudashaka kureka ibyo twakoze.
mureke Imana ituyobore. Rero tugomba gusobanukirwa ko duhanganye na Satani, kandi Satani azakoresha uko ashoboye kose ngo abone inzira yakwinjiramo atugeramo. Ngo umwanzi azakurikirana hafi kandi azabonera icyuho ku bintu bikorwa mu murimo wo kwamamaza ubutumwa, kugira ngo ateshe agaciro ukuri akoresheje kwinjiza uburyo bwo kwerekana ibintu mu buryo butesha agaciro. Muri makeya azanyura mu buryo butesha agaciro kugira ngo azashaka uburyo nyine atesha agaciro ivugabutumwa tubinyuze mu buryo butesha ibintu agaciro. Muri makeya dutangira gukina filime nk'abavugabutumwa, bizarangira n'ubundi abakunda filime z'isi babifashe nyine naho nk'ibintu bidafite agaciro, kuko niba baramenyereye kureba filime za Jackie asimbuka ama etage cyangwa za Spiderman, ibintu bitabayeho, n'ubundi bazagira bafata ivugabutumwa nk'ibintu bitabayeho, bazagira bifata nk'ibintu by'imikino bya montage. Bazabona bakina filime y'umuntu bashaka yuko saba karibura, bakavuga ati ibyo ntibishoboka. Bazabona filime y'umuntu ukina atarya inyama cyangwa atanywa inzoga cyangwa atagira ate abyanga ndetse akabihorwa, bavuga ati ni montage. Muri make bizatesha agaciro ivugabutumwa nubwo abantu batabyumva. Nta buryo nabwo bwo kwamamaza ubutumwa bwiza mu buryo bw'ikinamico bugomba gushyigikirwa, haba uburyo na bumwe, naho bwa buryo butoya, naho bwa buryo bunzinya, nta buryo na bumwe tugomba gushyigikira mu kwamamaza ivugabutumwa bufitanye isano n'ikinamico. Rero bene data, niba tugira umwete wo kwiga ijambo ry'Imana, mureke tubyiteho, mureke tureke gushyigikira uburyo bupfuye. Ukuri kw'agaciro kenshi twahawe kubwiriza kugomba kuvugwa mu buryo bwose bweruye kandi tukavugana icyubahiro cyera. Tugomba gukoresha icyubahiro cy'Imana tubwiriza ubutumwa, tukavugana ukuri imbaraga, tukavugana ukuri gukomera tweruye. Aho ngaho niho Imana izabiduhera umugisha. Mureke tureke kwigana ikinamico, ibintu byazanywe n'ab'isi. Bizwi ko Satani asanzwe abikoresha umurimo we ashaka kurwanya uburyo bwo kwamaza ijambo ry'Imana. Bizwi ko Satani asanzwe abikoresha ashaka kwirengagiza, ashaka kurwanya umucyo. Ibintu bibi dusanzwe tumenyereye ko ari bibi tutagomba kwinjizwa mu murimo w'Imana, ngo dushaka kubishyira mu murimo w'Imana. Ni nko gushaka gutagatifuza ibyaha. Twazagira tukemera n'ibindi bibi, twazagira tukemera n'imyambarire igayitse, tukavuga tuti niba abisi bakunze deshire, reka natwe tuyambaye tujye mu ivugabutumwa kugira ngo batwiyumvemo, nitugera ahantu ku muntu uzikunda nawe twiyumvemo. Mu gihe twakabaye dukwiye gutanga urugero rw'uko ibintu bigomba gukorwa. None ni gute tuzabwira abantu kureka filime zigisha ibyaha kandi natwe tuzikina? Nshuti bene data, ibyagiye bikorwa no umuntu yaba arakubwiye ngo ni byiza ngo byamugiriye umumaro ku rwego runaka. Ni nk'uko mu gihe cya Constantine itorero ryiyunga n'isi, hari n'abapagani bari kukubwira ati nanjye byaramfashije cyane, ati nyiri umukristo, ati ngo nyiri umupagani sinumvishaga kuzaba umukristo nasenga amashusho, ariko aho amashusho aziye nubwo nakiyasenga basabasha gutuma negerana n'Imana, bagatanga inzitwazo nk'izo ngizo. Natwe nako twaba dutanga izo nzitwazo tuvuga tuti hari abantu bagiye bavuga ati byaradufashije, byatugiriye umumaro, ati rwose byatumye ntekereza cyane. Ariko kambabwiza ukuri, ijambo ry'Imana ryagaragaje, ntabwo ryagaragaje ko mbene rivuga ubutumwa rizatanga umusaruro, rizatanga umusaruro mwiza. Byaragaragaje yuko irivuga ubutumwa ryo gukubwiriza mu buryo bw'amakinamico rizatuma ahubwo abantu batesha agaciro ijambo ry'Imana, ko bazarifata naryo nk'ikinamico. Kuko ni bangahe se bafata biriya nk'igitabo cy'ikinamico? Ni bangahe bafata biriya nk'igitabo kiri aho ngaho kidafashije nyine kivuga inkuru, kivugira amateka, cyo guhumuriza abantu? Ni bangahe? Noneho hongereho no kubibwiriza mu buryo noneho busanzwe bw'ikinamico. Twaba turimo gutesha agaciro ijambo ry'Imana. Nshuti z'Imana, mureke duce bugufi. Filime mwakinnye, abazikinnye bashaka ivuga butumwa, mwakinnye amakinamico y'uburyo bwose, ndabagira inama yo kubisiba. Abagiye bashyira kuri YouTube, abagiye bazitanga mu bantu, mugasaba n'imbabazi abantu ko mwateje agaciro ijambo ry'Imana. Mureke kwita ku bintu bidakwiriye Imana itigeze ibasaba gukora. Nshuti, ndabasabye kugira ngo uyu munsi mwemere kuba abagaragu ba Kristo, mugire kuri Kristo. Yaravuze ati mwemere kuba abagaragu banjye munyigireho. Yesu nigeze akina filime, kiragiye gukina filime byari gushoboka. Yesu yashoboraga kugenda akajya i Yerusalemu yapanze n'intumwa ze, akabwira Petero ati ngwino wowe turakina filime tugaragaza uburyo ubwami bw'Imana bwegereje, ati ngewe ndakina mundenganya, ngaragaza uburyo nyine abakristo bazarenganywa. We Yuda urakina uri umwicanyi, ati we Yohana urakina uri umukobwa, kuko n'abakobwa benshi baturimo. Ugasanga nyine nibyo ngibyo, ugasanga bateje agaciro ijambo rye. Ariko Yesu ibyo ngibyo ntiyigeze abikora. Yesu Kristo yabwirije abantu abasura urugo ku rundi, abasura aho bababariye akabagezaho ubutumwa.
yajyaga mu materaniro y'abantu cyangwa agateranya abantu bakaza bakumva ijambo ry'Imana cyangwa akabasanga mu mirimo yabo. Yesu Kristo nigeze abwiriza mu buryo bw'ikinamico. Ijambo ry'Imana ryaduhaye uburyo bwinshi bwo kubwiriza ubutumwa kandi butanga imbaraga kandi butanga umusaruro, nko gutanga inyandiko, gutanga ibitabo, urugo ku rundi. Ubwo buryo bwose twabukoresha turamutse dutuje twemera imbere y'Imana. Imana ibane namwe kandi bahe umugisha. Tuzajya twizeye mu izina rya Yesu, amen. Kadusenge. Uwiteka Mana ishobora byose, turagushimye yuko ubanye natwe ukatwigisha ijambo ryawe, ukaba uduhaye umwanya ngo nubane natwe kandi uturinde, udufashe turushaho kwemera umucyo w'ijambo ryawe, twemere kuyoborwa n'ijambo ryawe, twe kuyoborwa n'imitekerereze y'iby'isi cyangwa imitekerereze yacu, ahubwo dufashe nk'abavugabutumwa tujya gukora ikintu tujye tubanza tukibaze niba cyanditse. Tubisabye twizeye mu izina rya Yesu, amen.